Ikaze kuri Merance TV show. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bantu benshi ku isi bafite imitima ibabaye ariko bakaba nta wundi muntu bafite wabumva. Harababuza ababyeyi, inshuti, abo bakundaga, ugasanga umuntu yari afite umuntu umuba hafi akamubura. Aho ngaho akenshi usanga bamwe kwiyakira byanga bakabaho mu buzima bubabaye. Wenda ushobora kuba uri umwana ukiri muto ukabura ababyeyi ukisanga uri wenyine, cyangwa se ukisanga ubona nta muntu uri hafi yawe ugushyigikiye. Ibyo nabo bikaba byagutera kubabara. Ikindi ushobora kuba uri umuntu mukuru warabuze abo wakundaga mu buryo butandukanye, ariko ukabona abantu muri kumwe ntawe ugushyigikiye. Reka nkubwire ko ibyo ngibyo nabyo bishobora kugutera kubabara. Iyi si yacu niko ikoze, iyi si niko imeze. Ni ukuvuga ngo rero amarangamutima yacu, iyi si nubwo biba bimeze gutyo abenshi batayagaragaza, ariko amarangamutima yacu rwose aba ahari ndetse isi irayabona. Ahubwo ikibazo ni icyizere cyo gukira. Kandi ikindi nakubwira ni uko mu marangamutima yacu hajya havamo ubutumwa ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza. Ikindi kwihangana no kwiyakira, gufasha abandi no gushaka ibyishimo bito bito ni intambwe zo gukira. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose, abo wabuze, ibyakubabaje, ibyakubayeho, reka nkubwire ngo kwihangana ukaniyakira bizagufasha kugira ngo wongere ugire ibyishimo muri wowe, wongere wumve ko nawe uri umuntu, nawe ukwiriye kubaho. Ububabare rero bwacu si iherezo. Nta muntu uri wenyine mu byo yanyuzemo, ahubwo ni ibintu tugiye dusangiye. Uyu munsi we bishobora kwanga, ushobora kubona ubabaye, ushobora kubona amarangamutima yawe ananiwe, ariko reka nkubwire ngo iyi si ibibazo biriho ntabwo ari iby'umuntu umwe, ni ibya bose, ni ibya benshi. Rero icyo nagusaba, wirinde, ntubabare, ntugire agahinda ngo kaguherane, wumve ko isi yakurangiriyeho. Icyo nakubwira, ubuzima bwawe burakomeye kandi bugomba no gukomeza. Nta mpamvu rero yo kwiheba, yo guheranwa n'agahinda, kuko ku isi byose biba bishoboka kandi bikagera ku bantu benshi. Rero ntabwo ari wowe wenyine biriho, ahubwo isi niko iteye, isi niko yubatse. Humura rero, uracyafite umurengezi, uracyafite Imana iruhande rwawe. Ikindi nakubwira, kwihangana, kwiyakira, gufasha abandi no gushaka ibyishimo, ibyo nk'uko nahoze mbikubwira bizagufasha kubaho, kandi koko uzabaho niwihangana, nubasha gukomeza ukabaho mu buzima bwawe. Rero icyizere kiracyahari kandi umutima wawe ushobora gukira igihe cyose. Rero nta mpamvu, igihe icyo ari cyo cyose wabaho kandi ubuzima bwawe rwose bugakomeza. Rero nk'uko twatangiye tubivuga, abantu benshi ku isi bafite imitima ibabaye, cyangwa se imitima ikomeretse. Icyo nagusangiza wowe nkurikiye kuri Merance TV show, nta muntu uri wenyine mu bubabare bwe nk'uko twabivuze. Ni ukuvuga ngo rero dusoza, kwihangana, kwiyakira no gukunda abandi bizatuma ugarura icyizere mu mutima wawe. Rero icyo wagumye kugaruka ni uko mu bubabare bwawe, mu kubaho kwawe, mu byo ubona bigoye, mu byo ubona byasize ubwenge bwawe, cyangwa se mu cyerekezo ubona kidahari, mu cyerekezo ubona udafite, mu kwihangana no mu gukunda abandi no mu kwiyakira bizatuma ubuzima bwawe bwongera bukabaho, kandi ukagarura icyizere cy'ubuzima nk'umuntu, ukagarura icyizere cyo kubaho ejo, nawe ukagira ubuzima, ejo bikagenda neza, nawe ahubwo ugafasha abandi, nawe ugakura abandi mu bwigunge, ubuzima bwawe bukabaho kandi ukabaho neza. Reka nkubwire ngo rero ni kuri Merance TV show. Wakoze kunkurikira. Wowe utarankurikira, nyaruka kuri YouTube channel yacu, ukore subscribe ukandeho, ubundi uzajya ubona ibiganiro byacu mu ba mbere, kandi tuzakomeza kubana. Twari kuri Merance TV show, naho ubutaha.